waba ushaka filime zirenze, waba ushaka filime zitwika, ese waba ushaka imiziki igezweho, waba ushaka phone zigezweho, waba ushaka ama headphone, waba ushaka makeup abagore ndetse n'abakobwa mukunda, gana Felix, DJ Felix wamusanga ku Cyamitsingi muri studio yitwa Rainbow Studio. Dori foto umusaza aratwika, gerayo agushimishe ku mafilime arenze n'imiziki, agutwikishe ku mafone arenze ndetse akwambike headphone zigezweho. Sawa, afite verni, afite byose mwifuza. Ushaka parfait gahumura neza, wikirirwa ujya kwa Rubangara, gana Felix Studio. Uyu musaza aratwika, si n'umusaza n'umujene. Mugane ubona ibyiza, filime zigisohoka ako kanya aba zifite action movie, filime zisobanuye, filime z'urukundo, byose. ku bindi bisobanuro wahamagara 0785 15 0293 cyangwa se 0722 15 0293. Mvuga ya makuru. Muraho neza bakunzi ba televiziyo Sindakabati, mureke mvuge. Umunyamakuru mu Kinyarwanda mugiye kugezwaho nanjye Nyiranzamureke Imana y'Umumpere Denis Prudent Ardomar Ronaldo Santos Biri Marie Bingwa Mutagati Kiponke. What? Bakunzi bacu rero ntimukangwe nuko naje nambaye agatuza, ibi byatewe nuko hateye ubushyuhe budasanzwe. Turi kumwe n'umunyamakuru wacu mbona bihita byakomeje kwanga Cyrus, akaba adufitiye amakuru yuzuye igikapu. Nyuma y'akaruhuko turaza duhura mu ncamake. Ko mugenzi wacu yahageze atuzaniye andi makuru. Nayo y'umweru ni amakuru. Oya, akwa munyamakuru, iyi ni ishati yanjye. Narengeze ngo ntukarebe nabi. What? Reka dukomeze n'amakuru yacu mu Kinyarwanda. Reka dutangire inkuru yacu hano mu Rwanda mu karere ka Gatsiri. Iyi ni hoteli y'inyenyeri 7. Musanzwe mumenyereye inyenyeri 5 zose. Ni 7 nyine. Inyenyeri 5 ariko noneho haje hoteli y'inyenyeri 7. Uyu ni umushinwa waruje gusura u Rwanda, aho yageze muri hoteli hariya hoteli Bienvenue. Agezeyo yaje kugerayo afite inzara nyinshi cyane. Muko hagera yasabye service. Mu byukuri yarashonje akeneye inyama y'inkoko. Agiye gusaba iyo nyama hahise hamanuka inkoko yenyewe. Inkoko yenyewe ikihagera umugabo yikanze aravuga ati ese ndasaba inyama y'inkoko, inkoko nzenzi yayo biramucanga. Muri ako kanya yahise yisabira igikoma cy'avoka. Inkuru yacu tuyereze mugenzi wawe. Inkoko isereva wa shawa muzungu nta nubwo rwose ntaga azongera kurya inyama nimba inkoko isigaye sereva muri hoteli. Inkoko z'inyarwanda urazizi wowe, zishingiye akazi. Twikomereza amakuru yacu mu Kinyarwanda. Musafa ziri Harerimana wazindukiye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza, umurenge wa Nyamiyaga, akagari ka Gati, umudugudu wa Rwabihanga. What? Mu gitondo cya kare nazindutse ngiye gutega imodoka nerekeje aho ngaho maze kubabwira. Imodoka yatuje inyuma, cyari kimodoka kinini cyane kirangije kidutera pasi kiratudepasa, kigeze imbere ipine iratoboka, maze gutoboka bahamagara ijeke. Bahamagaje umuntu ufite ijeke, ayiteye ijeke yanga kujekeka. Kujekeka kuzamuka. Ngiye kongera nsubire ijeke nyine. Ariko se man ubundi aya makuru arateguye.
ahubwo ikibazo cyawe ni kimwe wowe duharira ku makuru ndanakwirukanye mvira muri studio ihute ntago nzongera gukorana nawe nzashaka undi avance se basi havase ntayo nzashaka undi na tablet yazimye kanigendera nyine genda nta nzashaka undi No. nanjye kanigendera What? ndisubiye reka ngaruke mbarangiriza amakuru yanyu ariko ni ntabona umunyamakuru tuzajya dukorana ntago nzongera kwicara nyine ngo mvuga amakuru. Reka dukomereze hano mu Rwanda hano iwacu. Musa Fazili Harerimana wazindukiye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza umurenge wa Nyamiyaga umudugudu wa Rwabihanga akagari ka Gati yagize gutya agiye gutegera imodoka Nyabugogo ahantu tumenyereye cyane nka gare inshyashya cyangwa se nziza ahantu abantu bategera. Yateze imodoka ya kwasiteri yitwa Intashya igeze imbere gatoya inyuma yayo hari ikimodoka kinini cyane cya rukururana. Icyo kimodoka cya rukururana cyageze gutya kiratudepasa kitudepashije kigeze imbere ipine iratoboka. Ipine itobotse ahamagara abantu ngo bayitere ijeke yanga kujekeka. Ubwo rero muri ako kanya kari aho ngaho icyakurikiyeho ni ikintu kimwe cyonyine. No. Muri ako kanya bakiyitera ijeke yanze kujekeka polisi yageze gutya irahagera iravuga ati reka turebe ubundi ikintu uhetse mu y'imodoka yawe ni igiki gituma imodoka itazamuka ngo ijye juru. Bakinguye haturukamo umuyaga mwinshi cyane ukurikiwe n'udutaro. Bamubajije impamvu avuga ko iyo modoka yaratwaye ariyo abantu bamutuma utwo dutaro ari abantu baba hakurya aho bita za Kibungo. Polisi yageze gutya ihita imujyana kuri sitasiyo ya polisi. Ubu ngubu ni imodoka nihiri ibindi tuzabikurikizaho ubutaha nitumara kumenya amakuru. Ariko ushaka wakora hariya ushaka wakora aho ngaho kuri subscribe ukazajya ubona ibintu byose ibyacu MG's Comedy 5/5 tuba tuhakubereye. Ibindi tuzabivugaho ubutaha. Murakoze cyane umunsi mwiza. No.